Ikaze mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abantu bakuze kifashishije ingero zifatika kugira ngo ubuzima bwa benshi buhinduke. Twongeye kukwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Uyu mwaka uzakubere mwiza, ibintu wahuye nabyo bikomeye binaniza umutima wawe, ubuzima bwawe bisigare muri 2020. Amasomo wigiye muri 2020 agufashe kubaka ubuzima bwiza muri uyu mwaka mushya dutangiye. Rero nkuko mubizi, iki kiganiro dutumira abatumirwa benshi batandukanye bafite inararibonye zitandukanye mu bintu bitandukanye bakora. Uyu munsi rero twatumiye umucuruzi uri budufashe kutuganiriza binyuze mu buzima yanyuzemo, ibintu yagiye yiga, uburyo yabashije kuramba muri business, cyangwa se bimwe mu byamufashije kutabivamo, kutabireka akaguma acuruza. Amaze imyaka myinshi acuruza. Benshi bamuzi ku izina rya Cobra. Cobra rero yamamaye ku kabyiniro yari afite kitwa Cadillac. N'uyu munsi afite New Cadillac, ariko afite n'ibindi bikorwa byinshi by'ubucuruzi. Amateka y'ubuzima bwe yanyensipiye cyangwa se yatumye ntekereza ibintu byinshi bijyanye no kuba umuntu ufite umutima ukomeye, cyangwa se umutima utarekura, umutima wiyemeza ikintu ukakigeraho ukagikora. Turakira rero Cobra muri iki kiganiro. Karibu Cobra. Stari. Ndanezerewe kwakira. Ndanezerewe Barbara kuba turi kumwe nawe. Yego. Uyu munsi kuko kenshi ubona nk'umwana mwiza, umudamu mwiza, yitonda, azi kuganira n'abantu. Yego. Kandi aparama areba kure. Yego. Urakoze cyane, urakoze. Cobra, watangiye gucuruza gute? Ngewe hariho ikintu mu Giswahili bita guparamia. Uratangiye kusetsa tugitangira. Guparamia. Muri site kera, turi muri site, hari ukuntu imodoka yanyuragaho ari nka kamyoneti cyangwa ikamyo. Uri umwana muto ukayiparamia, ukagenda ukitendera uri hejuru, tanto ukagwa hasi cyangwa ukarata. Ariko nibwo buzima buriho, ni nabwo buzima. Ibintu byo gucuruza no kugira iki byose ni uguparamira. Uragereza ugaparamira tukarwana nabyo. Watangiye gucuruza gutyo? Natangiye gucuruza kera. Nko muhe mwaka? Natangiye gucuruza muri, bibaze neza, ni nko muri 1983. Cobra ntaravuka waracuruzaga cyane, ariko nanjye niho nari nkivuka. Nawe nibwo wari ukivuka? Nanjye niho nari nkivuka, ariko bijyamo gusa. Nanjye muri 1983 ndatangira ndakora. Ngenda mu bintu byo gukora, ariko nkorera famille. Okay. Yari family business? Nakoreraga mushiki wanjye. Okay. Mwacuruzaga iki? Twari dufite amataxi nkayahagararira. Rimwe na rimwe nanjye nkajyamo nkakora taxi. Twari dufite nk'amataxi 3. Kera yari taxi ya Renault 16 na Renault 12 na Renault 6. So nkakora ndumupeti, ndumusore mutoya cyane, umwana mutoya. Njye nabonye permis mfite 16 ans. Nabonye permis mfite 16. Abandi bagomba kubona permis bafite 18 ans. 16 wari ufite permis? Nuko ari amakosa, ariko naratrishije imyaka. Ubona permis? Ndabeshya mbona permis kuko nari muremure. So none ntangira gutwara imodoka, kuko natangiye gutwara imodoka kuva kera. Papa yangishaga imodoka. So naciye mu bintu byinshi aho ngaho. Nkubwiye ibyanjye byabaye. Ni inkuru ndende. Okay. Wakoranaga na mushiki wawe. Wowe business yawe wahereyeho ni yawe ku giti cyawe, mu mazina yawe? Nigeze kugira amabisi. Amabisi yanjye 2 akora transport. Ariko ngo hose nigeze kunyura nkorera n'abandi. Nigeze gukora n'abazungu. Ibintu by'amazahabu, tukagenda muri Congo, tukagaruka, tugakomeza buhoro buhoro. Nanjye ntangira progressinga. Ariko natangiye progressinga. Apana bya bindi byo kubona amafaranga menshi. Yego. Ukora gusa ufite imodoka yawe, uri umujene,
ukaburiya ukagira ubuzima bwiza abantu babona ko ufite amafaranga menshi ariko peut-être utayafite hariho n'igihe waburaga na essence so ariko ukora ndatangira noneho ngenda buhoro buhoro uko nguko kugira igihe nageze kugenda gukorera n'abandi tugakorana tugakora ibintu by'amazahabu amafaranga araza arinjira buhoro buhoro ariko finalement nigeze no kugenda i Kampala je me souviens ntwaye amapine d'occasion amapine d'occasion nangira kuyagurisha ndi Kampala muri 86 icyo gihe intambara yari ikirangira intambara y'Ubugande yari ikirangira hagiyeho NRA icyo gihe najya natwaye container zibiri z'amapine d'occasion zivuye mu Bubiligi icyo gihe noneho mfungura magasin ahantu bita na Kivubo mfungura n'indi magasin Jinja nkajya ngurisha amapine rero ariko naje kuhava ko nabonaga situation aho icyo gihe harimo abajura benshi igihe byamusubira Burundi. Okay, wacuruje ibintu byinshi. Nacuruje ibintu byinshi, nagiye mu mazahabu, nagiye mu biki. Nangiye kubivuga byose nagutwabira. Reka rero nkubwire icyansekereje. Imwe muri business wakoze yansekereje. Kuno wagurishaga amaperoke. Irasi ishaka kwibagirwa. Umuntu ajya kugurisha inyoni gute? Ni gute umuntu atekereza gucuruza ikintu abandi batarimo gucuruza? Okay, reka nkubwire histoire ya peroke. Peroke yari business nziza. Peroke ni gasuku, Gasuku. Yari business nziza cyane. Kubera iki? Kuko hariho ukuntu twagendaga ahantu bita Ikindu muri Kongo. Tukagenda tukaba abagabo bari bazi kuzihiga. Peroke no mama iba ahantu hamwe bari Ikindu hariho ni ibiti birebire cyane. Niyo peroke ziba ziri hejuru mu biti. Hejuru. Abagabo bakagenda bifunza ibintu bakagenda bakiba abana ba peroke bakamanura. Ariko peroke imwe nka Dubai yagurwaga $500 $600. Peroke imwe. Twe tukazifata tukazizana ariko byabaga ibintu wagomba kuba ufite veterinaire. Yego. Kuko kenshi zarapfaga ukabura hombye. Ariko uzigejejeho Dubai neza warazigurisha ukabona amafaranga menshi. Ko peroke imwe yaguraga $500 iyindi ikagura $1000. Ça dépend n'ukuntu iyo wagwaga kuri peroke nziza zazindi zivuga. Kuko hariho amaperoke avuga buri. Yego. Peroke irashobora kuza ikabona nk'ubu uri nk'ariya ukumva Barbara ukitaba. Cyangwa ukuva peroke buri hari ukora amafuti cyane ikakubita sketch. Uri umukozi nk'umuboyi yaramaze kumenyana nka klaxon ya boss. Ukumva ivuzije hone mubakiruka akagera ku muhanda akagera ku muhanda akabura imodoka. So izo peroke noneho zaba ukuntu zavugaga iyo uko zavugaga niko baguhaga amafaranga menshi kuri. So buriya nta business buri itagira risk. Yego, ikintu cya risk. No ndazitwara rimwe mbona amafaranga menshi uko kabiri ndazitwara tena ngira mbona amafaranga menshi. Ikindi gihe nzitwaye ari nyinshi cyane nk'ijana twagenda muri Cameroon Airlines twavaga twarazipakizaga kuva i Bujumbura ikatugeza indege ikatugeza Dar es Salaam tukafata correspondance direct to Dubai. Ariko tugezeyo dusanga hariho animal protection. Peroke zanjye zose bazikubita agapata zose urahomba. Ndahomba. Noneho peroke bazitwara muri mize ya Dubai. Turatreta birananirana shyiraho abaroya birapfa. Ntabwo tutari tubizi ko ari ikibazo cyangwa bishobora. Ntabwo mwari muzi ko hari animal protection rights barahombye. Ariko ibi byose mubwira twagiye tunyura mu bintu byinshi. N'umunsi ukagenda Kigoma ukagura umunyu
Cobra wagurishije n'umunyu cyane. Okay, muri ibyo bintu byose wagurishije ni ihe business wakunze kuruta izindi? Ni ihe yakuryoheye? Buriya nkubwire muri business buriya uratangira utatona, ushobora kugurisha n'amarineti, ushobora kugurisha n'ibiki, ushobora kugurisha, ariko na business yose iri stable niyo ushaka. Ushaka ikintu kiri stable. Haryoheye iri stable. Iri stable. Hari ubu ushobora gusanga ndi nkora iyi business yanjye y'ama night club cyangwa ya nuza ariko nta mafaranga ari wari kushaka stability. Ushobora gukora ugashakisha ariko buriya gukora business ni nko kuvuga ngo nabyita ngo iyo nyenyeri yawe iri clean. Yego. Business yawe nawe iba iri clean, ariko ntabwo ari kuvuga ngo umuntu ashaka gushaka amafaranga menshi. Uko ushaka amafaranga iyo bishatse biraza, iyo bidashatse shobora nka example motor example. Nakoraga neza muri Cadillac. Ariko ukuntu Cadillac yaje gushya, jewe nawe ntabwo tubizi. Donc ni inkuba. Ukuntu yaje gushya ntitubizi. Icya Cadillac turakigarukaho kuko nayo nindi nkuru ikomeye cyane. Okay, mbwira challenge cyangwa se ibibazo bitatu wahuye nabyo bikakwigisha amaleso akomeye muri business. Ibibazo ni byinshi, bitatu gusa nabyo ko ari bikeya cyangwa ibyo ufite. No, ibibazo ugira business buriya hari ibibazo uhura nabyo. Kenshi hari ibibazo bya jalousie, amashyari. Ikindi gihe hariho abantu baguhimbira, ugahura n'ibintu hariho nka biriya usanga ibibazo ni byinshi. Abantu la plupart y'abantu usanga atari beza. Umuntu arashaka kuzagusekera kandi ari atameze neza, cyangwa akaguhimbira ibintu utazi, bikaba byakwafecta business yawe. Ariko il faut toujours kugira endurance muri by'ubuzima. Udafite endurance ukunda kumva, ngiye mbyita toujours radio trottoir. Ukunda kumva radio trottoir bya bindi by'amatiku, usigara uri spare tire kabisa. Pine de réserve kabisa iyo nyuma. Ariko ikintu cyangombwa buriya il faut combattre, il faut kurwana n'ubuzima kuko ubuzima buriya ntabwo bworoshye. Ngiye nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Tuvuge n'igihe Cadillac yashyaga nagiye ni Bujumbura. Ndagenda ndiinstalla ndakora. Nashaka kugera ku kintu. Kuko Bujumbura bari banzi yuko meze neza iki. Ariko sinari nziza yuko nzahura n'ibibazo ibibazo byavuye Bujumbura by'amainsécurité biki. Donc hari n'ibibazo bikubaho muri business utabiteguye. Nk'ubu nari nzi ko ngiye Bujumbura. Nahangana narahakoreraga nari nzi ko nzabona place. Ngeze Bujumbura hajemo insécurité. Kandi nari maze kwinstalla kandi narakoraga neza. Hari ibibazo umuntu aba atateganije. Ariko buri business bifite risk. Ariho business nyinshi zigira risk. Uragenda ukagerageza unamusuka homba. Ariko ikintu cyangombwa buri ifu kugira endurance. Niyo ituma usanga abantu benshi bakubise n'amadiabete, hypertension iki kubera kwimyoza. Mu gitondo usanga umuntu yimyoje gutyo kongo. Kito kugera ni mugoroba. Iyo none udafite endurance ukomeza wimyoza. Wagenda guhaguruka kugira ngo warwaye rubaga impande. Kandi nawe urwaye. Endurance. Yes, mwe mukurikiye ikiganiro The Barbara Show. Uyu munsi twatumiye Cobra. Turimo turaganira ku bucuruzi butandukanye. Ariko ibanga nyamukuru ryo kugira ngo umuntu atere imbere no kutava mu byo arimo arakora. Ubucuruzi ushobora kuba urimo waratangiye bugahura n'ikibazo ntubireke, ahubwo tekereza ikindi kintu wakora ariko ukomeze ucuruze, ukomeze witeze imbere, uteze imbere umuryango wawe, uteze imbere igihugu cyawe. Turafata rero pause ntoya kugira ngo turebe kwamamaza cyangwa se iyamamaza rinyura kuri The Barbara Show. Turagaruka mu kanya dusoza kino kiganiro na Cobra.
twongeye kuguha ikaze ku kiganiro The Barbara Show. Turi kumwe na Cobra, turimo turaganira ku burambe mu bucuruzi cyangwa se uburambe muri business. Turimo tuvuga ubucuruzi butandukanye Cobra yagiye akora n'imbogamizi yagiye ahura nazo. Hari icyo twakomojeho, ariko nimba byagucitse kuri Isibo TV unyarukire kuri The Barbara Show, urabibona kuri ekra yawe. Kore subscribe hanyuma ukomeze ukurikirane ibindi biganiro byatambutse. Cobra, twavuze kuri Cadillac ukuntu yahiye. Ni gute ikintu umuntu aba yakizemo amafaranga gishya cyose akongera akabona imbaraga zo gutangira ibindi? Ni gute? Sasa Barbara, reka nkubwire ikintu kimwe. Buriya ibintu by'ubuzima iyo utangiye kwidekuraje usanga ariyo depart yawe y'umwuka kugushiramo. Kuko buriya ilfopa kwidekuraje n'umunsi wari mwe mu buzima. Ngiye nagize ibibazo byinshi cyane a partir ya Cadillac igihe yashyaga. Nagiye mpura n'ibibazo byinshi, abantu amashavuzi tanto harimo n'amashavuzi y'abarokore bamwe na bamwe bazanagamo ibibazo bakavuga Cadillac, bakavuga ngo Cadillac ngo ibintu bibi ngo ugahura n'ibibazo ukibaza eske ibi ni ibiki. Yego. Noneho Cadillac irashya. Ihiye of course. Yarahiye yose. Yahiye pendant 3 jours. Badashobora no kwizima. Kuko harimo n'ibintu byinshi harimo n'ibintu byinshi nubwo abantu bajya bavuga ngo nabaye millionaire ngo Cadillac ngo baranyishyuye amafaranga atagira ingano, kandi simbizi ukuntu abibabwira ni terrible, ambiance yatari. Ariko ibyo ngiye reka tubyihore. Ubona ni bya bintu navuga bya radio trottoir. Irahiye harimo ama-instruments ya musique, harimo nafite capacité ari muri Cadillac yo kwakira abantu nk'ibihumbi 2 kwanza 3. Ko ari twakoreraga amafete ari muri nuza muri jardin, ugasanga bakiriye abantu 3000, 1500, 2000. Nibyo bintu byose n'ama-instruments byose birashyana. Byose ama-instruments asigaranye nawe ni make atari hariya, ariko ama-instruments bamuzishye. Ariko birashya bihiye. Abagenzi banjye barariraga kuruta uko njye narira. Ngira wari umeze gute? Birimo bishya narabirebye gusa ndetse aho ngaho ndahagarara ndumirwa. Abantu bamwe na bamwe bakavuga ngo ni njye yokeje kugira ngo mbone assurance. Kandi assurance nari ifite yari assurance yo hasi tellement idashobora no kwinyishura amafaranga. Ariko ibi byose ukagenda ukabyumva ukumva umutima wawe ntabwo warwaye. Nta stress, nta pressure. Sinigeze ahubwo icyo nagabanyije kurya, ngabanya no kunywa ibyayi byose, nkajya ninywera amazi gusa kugira ngo basi bitaza birahuye n'ibintu byinshi. Ariko icya mbere na mbere icyo nashimiye Imana n'ubu yishimira nuko yamfashije kugira iyo ambulance. Sinzi nanda abantu bose barazaga bakandeba, bamwe bakarira bakajya gute ko umuntu akugira imbabazi, ariko finalement ukagira force ukakosa akatangara. Cobra meze gute? Koma ashobora kuba Cadillac yahiye kuriya, ugasanga ariho aravuga, ugasanga arakomeye. Sinzi yo izo ngufu nanjye nazikuye. So donc nk'umuntu tubihuje n'ibyo uvuze, hari abantu benshi business zabo zafunze muri kino gihe cya covid. Bisa nk'ibyahiye nabo. Nk'uwo muntu wamubwira iki? Icyo namubwira njyewe namubwira kugira umutima ukomeye. Erega twese niko bimeze. Yego. Imbabura yagiye ku rutaro. Imbabura yagiye ku rutaro. Twese niko bimeze. Ubu ngubu turi muri crise, ntabwo tuzi ibyesho bya banki, ntabwo uzi ukuntu bizagenda. Ariko ikintu abantu icyo nababwira no kugira umutima ukomeye, bagakora siporo, bakanywa amazi menshi, abanywa inzoga bakazigabanya kuko bishobora kubazana murambuta yaje zindi zitaraboneka. Bakora siporo, banywa amazi, bicare bashaka energy kugera igihe tuzava muri ibi bibazo.
yes kuko ntago ari ibintu ntabwo tuzi aho isi irimo kugana ntabwo tubizi kandi na vaccine ntituzigeze izatugerera bambara agapfukamunwa basanitizing bambara agapfukamunwa buri kanya bazajya bakaraba amaboko bareke guhoberana bareke gufitana amabizu kandi bataziranye bagerageze bamenye yuko iri ndwara ni ya shetani kabisa iza dukubita rugondo hene twese tutarebye neza ariko nibyo tugire umutima ukomeye tugire umutima ukomeye kandi dushobore kwiyubahiriza muri iki kibazo cya corona cya covid kuko ni ikibazo kitatoroheye twese urebye na leta yacu ukuntu birwanamo ukuntu bidufashamo abantu baragenda aho ngaho nabo bagatangira kwimyoza bakavuga badufungiye ariko ngewe simbona ko badufungiye kabisa mbona yuko ahubwo bari baduproteje kuko ni ikibazo kitatworoheye pe kuko ugiye kubireba ukareba ukuntu abantu bariho bapfa ukareba ukuntu bariho bandura indwara iyo umaze kuyandura niho ubona ibibazo ukuntu bikomeye so nibazaga yuko dushobora kurwana nabyo twihangane kuko tugiye no kureba neza leta yaradufashije izindi za leta zacu izindi simbizi izindi sinshaka kuvuga iyi n'iyi ariko ntabwo babaha facilite nk'uko hari gahunda zagiye zishyirwaho muri iki gihe cya covid zo gufasha abacuruzi no kuturwanaho ariko niko tugomba kwishimira yego nibaza yuko icyo kibazo cya covid cyo abacuruzi bagenzi banjye cyangwa abagiye bahura n'ibyo bibazo kugerageza bakarwana nabyo kubera ko ntabwo tuzi imbere uko hameze kurwana nazo kandi tugashaka ukuntu twakora niba ari siporo niba ari iki tukagira ingufu tukagira andiranse sinzi ukuntu bajya babyitamo kwihangana cyangwa gukomeza umutima okay tugitangira wavuze ko watangiye business cyangwa wagiye mu bintu byo gucuruza ukiri muto niki wabwira abajene urubyiruko rurimo gucuruza ubu ngubu kandi noneho uretse ko barimo gucuruza no mu bihe bikomeye bya covid ariko umujene urimo uracuruza cyangwa ushaka gucuruza ubu ngubu wamubwira iki ikose namuha yaba wowe cyangwa njyewe twashobora guha igiturire sinzi ruswa tukagenda gutanga ruswa ahantu kugira ngo tubone ayo mafaranga yo gucuruza abantu bose bagiye kuba bashaka amafaranga bakagenda gutanga ruswa kugira ngo babone kashi ariko twese tuba dushakisha iyo inyenyeri yawe itaragufungura ngo ubone amafaranga menshi cyangwa ubone uragerageza gushaka ugashaka sufa gahoro kandi ntube n'igisambo kuko iyo ubaye igisambo usanga wikubise rugondo ihene wenyine kenshi niko bimeze uritega ukizanira ibibazo ariko intambara buri kintu cyose buriya ifo kugira personalite ufite personalite kandi ukagira iyo andirance kandi ntucike intege ibintu biraza hari ikintu waruvuze cy'ubusambo nicyo ushatse kuvuga ku busambo ubusambo ni ukwikunda no guhemuka iyo watangiye guhemuka kaba kakwaye surtout muri business ifo kurwana ntiwikunde ugashakisha ubuzima bwongo kuko twebwe nk'abantu tubona nka jeunesse yacu hariho abantu babona amafaranga ugasanga batwaye mu nzoga cyangwa ugasanga ari barashaka kugira prestige icyubahiro gushakisha icyubahiro kandi bitanakenewe cyane ushobora kwitwara guca bugufi ukagera ku bintu ushaka iyo bitabigezeho rero ni ugushakisha ibi ngibi bigufita rugondera bigashakisha ibindi ugenda ushakisha kugeza igihe hari umuryango uzafunguka ukinjira cyane ngewe ndacyashakira kugeza n'ubu ubu cyagiye navaga Bujumbura naraje nesitara kokobine ndagerageza ndakora buhoro ufite kokobine ufite n'inzu y'imigati mukora imigati tukora imigati ariko nabyo mbifunguye hanga muri corona kuko nasanze Cobra umuntu afungura ate business muri corona urabizi ntabwo biba byoroshye nari mfite amamashini mbere hose naragerageje mbona gahoro ndafungura reka ngewe sinshobora kukubwira ngo ndumuboye cyangwa se ndumuboye ni ku kazi kanjye
mbambirimo si guteka uragerageza ugashaka strategy yindi ibingibi bikananirana ukagenda muri ibi ngibi ni ukuvuga yuko ugomba gushakisha niba muri corona wabona umuntu ashobora kubona akavuga imikate ntishobora kumarisha ukashakisha ukora imikate myiza imikate yindi iri kuri top kandi mu Rwanda ahangaha mubwire ifu gushakisha kalite udashakisha kalite abanyarwanda bakuba ko abanyarwanda bazi ibintu byinshi nta bantu bagiye bavoyaje nk'abanyarwanda benshi bagiye bagira amasafari bazi ibihugu byo hanze bazi byiza nibo abantu ba mbere njya mbona bafite n'amasitili meza biki amamodoka meza kurya neza barabizi so icya mbere ni gushakira ikintu cyiza ufunguye ikintu kibi urahomba bagutera ibyasi ukajya ubona na petit frère wagiye gushaka kugura ahandi uko gushaka ikintu karite niyo ya mbere murabyumva rero nk'uko Cobra akomeje kubitubwira ubucuruzi no gushakisha kugira umutima ukomeye kutabivamo kutabirekura gukomeza kwihangana kandi kugambirira gukora ibintu byiza wavuze ku buryo abantu bashobora kuvuga business yawe nabi amagambo yaguca intege iyo abantu bavuga business yawe nabi ukora iki cyangwa abantu bakuvuga nabi ukora iki ndagusobanurira kimwe Madame Barbara urabizi deja ikibazo kiba kinahari umuntu akuvugana nabi ntabwo uramuzi ntabwo uzi yuko arinze umuntu par exemple yagiye kuvuga biriya bintu bya Cadillac avuga ngo Cadillac ngo habyinamo abandi amashitani guhabiri ibintu we ntabwo yavuze ngo n'amashitani ntabwo yavuze ibyo ngibyo yavuze ngo yasengeye Cadillac kugira ngo ngwihe umumamo ADP namuvise avuga aho ngaho kubera icyo atisengera ngo akire wave mu nzu y'umusongi icyo kwanza nicyo kintu cyane Imana imutumaho Yesu Kristo icyo ni cya kabiri kubera umuntu ashobora kuza akicara ngo akagenda akabivuga no muri YouTube uramwihorera of course uramwihorera ntago of course twese tugira business kugira ngo tugire publicité nziza yego kugira ngo wamamaze business yawe kugira ngo progressinge kugira ngo abantu bayimenye ariko umuntu from nowhere araza akagusenya akakuvuga ibyo ashaka akavuga ibyo ashaka atanakuzi nta nicyo munapfa abantu banyuraga hariya rero hariya hejuru kuri ku kiraro bakabona amamodoka aruzuye kugira bamwe imitima igapasuka abandi imitima ikababara ariko ibi byose ntabwo ari uba warabikoze ni business uba warakoreye iyo advertisement kugira ngo igere aho ngaho tukazana aba musiciens bakaza abantu bakuzurana uwo muntu ngiye Cobra ndi Ruseferi kugira ngo umuntu agende atangire kuvuga ibintu bidashoboka kandi urumva n'abantu baba babyumva babizi ko ari umuntu ari aho ngaho yivugira ibintu ariko nabo bakabivuga amagambo rero ntakaguca intege amagambo aguciye intege aho ngaho muri iki gihe usanga umuntu diabete yapanze yarwaye hypertension yayize kubera iki ugenda muri ibyo urarwana nabyo ibintu iyo bije urwana nabyo ntabwo uvuga ngo urabiriza ariko urwana nabyo ariko nk'uwo mugore nk'uwo icyo ukora uramwihorera yambujije kugenda gufungura business yanjye yindi ntabwo yambujije kugenda gufungura indi business yanjye yindi kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo Cobra ngo Imana yamutumye niko yavugaga Imana yamuvugiyemo we ari mu gasyata hariho abapasiteri n'abapotere Imana imuvugira mu gute aho ngaho ugasanga n'ibijya bintu tujya duhura hariho abarokore beza hariho n'abarokore babi hariho n'abantu bagenda babeshya Imana yamuvugiyemo cyangwa umuntu akaza akakubwira ngo yakuroteye uzagira amafaranga menshi
kugira ngo kandi aho ngaho ari harakubwira muri Bibiliya ariko niko bimeze iby'ubuzima. wowe uhitamo ibyo wumva n'ibyo utumva. Of course uragerageza ugahitamo ibyo wumva ugahitamo ibyiza. Niyo bavuze ibintu nka biriya birakubabaza kuko birakubabaza kuri umuntu ko abakwikiye business, ariko icyangombwa ni uko kugenda imbere ugakomeza imbere. Iyo uhuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, hariho n'abahura n'ibibazo biruta n'ibyo ngibyo, ariko iyo ufite umutima ukomeye urakomeza. Urakoze cyane Cobra. Kurangira cyangwa Cobra 2021 udufitiye ihe migambi, udufitiye ihe mishinga, business zizatwibagiza 2020. 2020 kwanza iki kibazo cya corona kwanza kibazo kive muri ambuteyage yo mu mujyi, kuko nicyo kintu twasengera kwanza kugira ngo kive mu nzira. Ariko buriya iyo umuntu agifite ubwenge agifite n'ingufu ntabwo ashobora kubura imishinga, surtout iyo warakiye muri za production, cyo mu bintu by'ambiance, uzi kubaho neza kandi ubana n'abantu, ntabwo ushobora kuba nta kintu kimwe gishobora kunanirana. Ariko u Rwanda ni urwacu kandi ni urwacu, tuzarwana tururwanira kandi tugenda imbere tureba ibyiza. Ibyo byiza rero ni bya bindi icyo umuntu ashoboye n'icyo akora. Hanyuma njyewe nshoboye gukora ibintu bya ambiance, bya restauration, ibintu abaturisite bakunda, ari boîte de nuit, ari restaurant, ari amachambre, ari iki, ibyo izajyamo niyo business yanjye, nta kindi kintu n'iki. Ukuvuga nibyo mfite muri njyewe, ari ibyo amadekorasiyo ya boîte ari iki, nibyo ngewe nkora. So icyo kintu nakubwira kandi tubitegereze tunasengere covid, kandi bijya binshimisha cyane. Kandi abizi yuko uri umupasiteri, covid uzayisengera pe. Ngomba gusengera covid, kandi nzi yuko uzayikubita rugundire. Urakoze cyane Cobra. Dushoje ikiganiro cyacu, ariko tuzongera tugutumire kuganira nawe, ntabwo birangirira hano. Urakoze cyane, turagushimiye nawe wakurikiye ikiganiro The Barber Show. Amagambo muri butware n'ayangaya: kugira umutima ukomeye, kutava mu bintu urimo, gushakisha, kwihangana, kwirengagiza ibyo abantu bakuvugaho na business yawe, no gukomeza kurota ukarota ibyiza. Uyu mwaka rero wa 2021 Cobra tubwiye ijambo ryiza cyane: dusengere covid ive mu nzira, ubundi dukomeze dutere imbere. U Rwanda ni urwacu, tuzaruteza imbere kandi narwo ruzakomeza kutugwa neza. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha.